Twongeye kubasuhuza indi nshuro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kugaruka kandi muri cya kiganiro twatangiye cyiza kivuga ukuri kubatura. Niba mwibuka neza aho twari twagarukiye ubushize, twagarukiye ahantu havuga yuko muri iminsi yacu ya nyuma noneho natwe dufite umuhanuzi. Nyuma yo kubona ko inzira y'Imana ari uko Imana igomba gutoranya umuhanuzi kugira ngo abantu bayibone, basabane nayo, baganire nayo. Kandi tukanabona ko muri buri bugise kuri Imana yagiye igiramo umukozi wayo, intumwa yayo, kandi kubangaga uwo muhanuzi yabaga yanze Imana, uwakiriye uwo muhanuzi akaba yakiriye Imana. Precisement video ishize twabonye ko muri gisekuru cyacu natwo havugwa yuko tugomba kubona umwana w'umuntu, tugomba kubona umuhanuzi. Maraki yatubwiye ko azaba yitwa Eliya, azaba ari Eliya. Ndetse na Yesu aravuga ngo azaba ari umwana w'umuntu uzagaragara iburengerazuba nk'uko umurabyo urazi ibesirazuba, ndetse ko abantu bazamushakira mu butayu, abandi bakamushakira mu byumba, ariko ko we azaboneka iburengerazuba nk'uko icyo gihe cye yari ari iburasirazuba. Kandi yavuze ko precisement azaboneka igihe isi izaba imeze nk'igihe cyo kwa Nowa, ni ukuvuga amajyambere. Igihe isi izaba imeze nko mu gihe cyo kwa Loti, ni ukuvuga igihe cy'ubutinganyi buzaba buri ku isi hose. Icyo gihe agomba kuba ari ku isi. Rero koko turabona isi amajyambere akomeye tugezeho, ntawe ubishidikanyaho. Aho abantu barya banywa, barwara indwara zituruka ku kurya no kunywa. Abantu za leta zifite ibibazo zigenda zigisha abantu kugabanya kurya, kugabanya kunywa. Ibyo turabibona. Turabona noneho n'ubutinganyi ku isi. Twari twakomoje ubushize ku bintu bya LGBTQ, aho ubona ko isi ariyo byo byuzuye. Ibyo rero biragaragaza ko umuhanuzi agomba kuba ku isi nk'uko Bibiliya yabitubwiye, tugomba kumubona. Rero inkuru nari mfite nuko twamubonye uwo muhanuzi Eliya yabonetse muri iyi minsi yacu ya nyuma. Umuntu ashobora gutangara akibaza ati se Eliya ko yabayeho agomba kongera kubaho tukamubona? Yego rwose. Ubu ufungure Bibiliya yawe tujyane mu byanditswe byera, turabona uko muri iyi minsi yacu ya nyuma Eliya tugomba kumubona. Tugiye mu ngoma, mu bami ba mbere, niho nshaka gutangirira ikigisho cyanjye. Abami ba mbere igice cyaho cya 18, abami ba mbere 18 umurongo wa 43, niho ndera ku murongo wa 41 ngeze kuri 43. Duhere kuri Eliya wa undi wa mbere twumva icyo Bibiliya ivuga. Maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Abwira umugaragu ati, zamuka witegereze ku nyanja. Arazamuka aritegereza, aragaruka aramuvuga ati, ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo agira 7. Agezeyo bwa 7 aravuga ati, dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Aha yarimo agaragaza ugukora kw'imbaraga za Eliya. Eliya yari amaze kuvuga ko imvura igiye kugwa, ariko ntiyagombaga kugwa nta kimenyetso cy'imbaraga za Eliya zigomba kumanura iyo mvura. Nibwo yavuze ati, genda, abwira umugaragu ati, jya ku nyanja. Agerayo agira 7, ku nshuro ya 7 abona igicu kingana n'akaganza k'umuntu. Ikiganza bishaka kuvuga ko ikiganza kiba intoki 5. Kiriya gicu kimeze nk'ikiganza cy'umuntu byashaka kuvuga uburyo ki umwuka wa Eliya ugomba kuza ku isi inshuro 5. Imbaraga za Eliya zigomba gukorera mu isi inshuro 5. Inshuro ya mbere ni Eliya w'itishubi, uyu nguyu tumaze gusoma. Amaze kunanirwa, Imana imucyuye kuruhuka, muzi ko yazamuwe ku magare n'amafarashi, yaje gusimburwa na Elisa. Uzi ko yamukurikiye kugeza igihe bambukiye Yorodani, arangije aramubwira ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha ntaragukurwaho.
Elisa aramubwira ati ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Wa mwuka wa Eliya ndawushaka kumpa ariko ubwikube 2. Ndagira ngo nkwereke ko Eliya nk'umubiri waragiye ariko umwuka usigara hasi. Eliya aramubwira ati nsabye ikigoranye cyane ariko ni nkigukurwaho n'unyitegereza nkigukurwaho birakubera uko bivuze. Niko byagenze, haje umuyaga mwinshi n'amagare bitwara Eliya. Elisa akomeza kumwitegereza hanyuma amusigira umwitero we. Amusigarana imbaraga za Eliya inshuro 2. Ku buryo igihe yambukaga amazi ya Yorodani, itsinda ry'abahanuzi ryari rihagaze ku musozi ryabonye Elisa akoresheje umwitero wa Eliya mu mazi. Babona amazi Yorodani abahaye inzira. Bose barakora bavuga bati umwuka wa Eliya ari kuri Elisa. Batangira kumusaba ngo bamubere abagaragu. Uhereye icyo gihe umwuka wa Eliya wakoreye muri Elisa. Mbega Elisa yari Eliya wa 2. Nubwo izina se na nyina bari baramwise ryari Elisa, ariko muri Bibiliya yari Eliya kuko umwuka wa Eliya wari kuri Elisa. Eliya yakoze ibitangaza 8, tubona Elisa akora 16, ku buryo ubwikube 2 bw'umwuka wa Eliya bwari kuri Elisa. Icyanyuma ndetse yagikoze yarapfuye igihe bataga intumbi ku magufa ye, intumbi gahita izuka. Uwo ni we Eliya wa 2. Eliya wa 3 rero tubona mu byanditswe byera ni Yohana umubatiza. Mbega Eliya ntago ari izina papa na mama bakwita cyangwa bita umuntu. Eliya ni umwuka uburi ku muntu. Turareba muri Yesaya igice cyaho cya 40 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3 hepfo aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize ni Uwiteka Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomeze mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho kubabariwe ibyaha byaho byose ko bihaniwe 2 n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringarizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Aha n'umuhanuzi Yesaya ahanura yuko hagiye kuza ijwi ry'urangurura mu butayu, hagiye kuza umuhanuzi akazagorora inzira zitagoroye, akazaharura inzira, akazaca inzira mu kidaturwa, kandi bidatunganya akazabitunganya. Uyu wavugwaga aha, ijwi ry'urangurura mu butayu rivugwa aha, yari Eliya. Ariko turaza kuza kubona ko Bibiliya ihamya ko ari Eliya, ari we Yesaya. Tugiye muri Malaki hamwe twasomye, ariko noneho turasoma imbere gake. Malaki igice cyaho cya 3 umurongo wa 1. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihanurira kuza kw'integuza y'Uwiteka. Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, kandi intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Hari integuza igiye kubanziriza Imana, igiye kubanziriza umwami Yesu, kuko Imana yari igiye kuza mu isi yambaye umubiri, ariko yagomba gutuma integuza. Iyo nteguza ivugwa aha turese turabizi yuko ari Yohana umubatiza. Noneho muri Luka niho batubwira ko Yohana ari Eliya. Luka igice cya 1 muzi ukuntu Yohana yabyawe na Elizabeti ndetse na Zakariya bari mu zabukuru, ariko Imana ikabahereza umwana. Mwumva ukuntu havuga. Ndahera ku gice cya 11 nako igice cya 1 cya Luka umurongo wa 11 ngeze ku murongo wa 17. Ano atgiye kutwereka uburyo ki Yohana nawe ari Eliya. Haravuga ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe,
kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana, ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabendurira ku Mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana. N'abatumvira Imana azebera mu bwego bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana. Murabibonye ko azagendera mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana. Twabonye ko Eliya ugomba kuza mu gihe cyacu cya nyuma ari we muhanuzi wacu, we azagarura imitima y'abana ku ya base. Ariko uyu Yohana Umubatiza ari we Eliya wa gatatu, wazagarura imitima ya base ku y'abana. Kubera ko integuza yo kuza kwa Yesu yagombaga gufata itorero ry'Abayuda, rya torero ry'Abarotodokse, akabazana ku kwizera kw'intumwa, agatuma bizera kwizera kw'intumwa. Kandi intumwa uzigereranije na bariya itorero ry'Abayuda bari bariho, bari abana babo. Niyo mpamvu yagombaga kuzana kwizera kwa base ku kwizera kw'abana. Rero Bibiliya itubwiye yuko azaba afite umubasha n'imbaraga bya Eliya, akagarura imitima ya base ku y'abana. Tugiye muri Matayo tubona Yesu n'abahamya yuko Yohana yari Eliya. Muri Matayo igice cyaho cya 17 n'umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13 twumva amagambo intumwa zababajije Yesu ko yazisubije. Abigishwa be baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiye kubanza kuza? Mbega bari baramenye yuko ibyanditswe bivuga yuko mbere ko Yesu aza, mbere ko Mesiya aza ku isi, Eliya agomba kumubanziriza. Barangije bamubaza ko tukubonye ko waje kuri Mesiya, Eliya wari he? Kandi kucya byanditswe byavuze yuko agomba kuza. Umva igisubizo cya Yesu. Arabasubiza ati, ni ukuri ko Eliya akwiye kubanza kuza, akagarura byose akabitunganya. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje, ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka, n'Umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenya yuko ababwiye ibya Yohana Umubatiza. Mbega Eliya wagombaga kuza yari Yohana Umubatiza. Ise na nyina bamwise Yohana Umubatiza, ariko ibyanditswe byo bivuga ko ari Eliya, kuko ntago Bibiliya ireba amazina papa na mama batwita, ahubwo ireba umwuka uzaba uri kuri twe, ireba umurimo tuzaba dukora. Uwo murimo niwo uhanurwa muri Bibiliya. Tubonye ko Eliya wa mbere ari wa wundi wita Ishubi, Eliya wa kabiri ari Elisa kuko yari afite umwuka wera w'ikube kabiri, Eliya wa gatatu turamubona mu byanditswe, Zekariya yabivuze ko azaba afite umwuka wa Eliya, na Yesu yabihamirije ko Yohana ari Eliya. Ariko twubonye Eliya ku nshuro ya kangahe? Ya gatatu. Hanyuma turareba Yesu nanone indi nshuro ya kabiri ahamiriza Yohana. Ni muri Matayo igice cyaho cya 11 murongo wa 11 kugera ku murongo wa 14. Mumva ukuntu havuga, ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye igihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibwishwamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Murongo wa 14, kandi niba mushaka kubyemera, ni we Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Urabona inshuro Yesu agaragaje yuko Yohana ari Eliya. Eliya rero ni ministère, n'umurimo umuntu abari gusohoza, abari gukora afite uko gusigwa n'imbaraga bya Eliya bimukoresha uwo murimo. Turabona yuko noneho Eliya wa gatatu ari Yohana Umubatiza. None tubonye yuko Maraki yatubwiye ngo hazabaho mu minsi y'imperuka umuriro utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose ngo z'ibibi bakazashya kabibishingwe, hakaza umuriro zabatwika bagashira, ntibasigire ishami cyangwa umuzi, vuga ngo ntibazibukwe. Ariko mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ry'ukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Ati dore nzawerereza umuhanuzi Eliya mbere yuko uwo munsi w'Uwiteka ukomeka uteye ubwoba ugera, mbere yuko imperuka ibaho, njyewe Uwiteka nzawohereza umuhanuzi Eliya.
uwo Eliya ntago ari Yohana umubatiza, kuko Eliya wa Yohana umubatiza yabanzirizaga kuza kwa mbere kwa Yesu. Ariko mbere yuko Yesu agaruka ngo isi irimbuke, hagomba kongera kuba integuza ya kabiri, ari we Eliya ugomba kumubanziriza. Uwo ni we Eliya wa kane twabwiwe. Niwe uzaza ari umuhanuzi, akaza ari nk'umwana w'umuntu, nk'uko Yesu yabitubwiye muri Luka igice cyaho cya 17 umurongo wa 20 kugeza kuri 30. Avuga ngo azaza kandi azagaragarira iburengerazuba. Niba bababwira kumushakira mu rutara ntimuzajyeyo, niba bababwira kumushakira mu butayu ntimuzajyeyo, ahubwo azaza nk'uko murabiririza iburasirazuba akagera iburengerazuba. Nuvuga ngo kiriya gihe yaje bwa mbere iburasirazuba, iburengerazuba rero hagomba kuza umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu bivuze umuhanuzi, le prophète, agomba kuboneka iburengerazuba. Iburengerazuba rero bwacu bw'isi dufite ni muri Amerika n'Uburaya. Iburasirazuba bw'isi tuzi ni ibice by'Ubushinwa, muri Israel hariya za Palestine, birandi ibice by'iburasirazuba bw'isi. Ariko ibice by'iburengerazuba bw'isi ni Amerika ndetse n'Uburayi. Nuvuga ngo iyo batubwiye ngo tuzabona umwana w'umuntu iburengerazuba, biravuze ngo agomba kuza aturutse mu burengerazuba bw'isi, ubwo ni Amerika n'Uburaya. Niyo mpamvu muri iminsi yacu ya nyuma twabonye umuhanuzi w'ikimenya bose wagaragariye muri iyi si, afite ibimenyetso n'ibitangaza, afite imbaraga z'Imana zimugaragaraho, afite ubushobozi bwo guhishura ijambo ry'Imana kubera gusigwa kudasanzwe afite. Za video zaramufashe, abiyobokamana amakozi bose biyobokamana baramuzi, baramuvuga, biragaragara. Abapfuye barazuka, impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, za kansa zirakira, indwara zirakira, zose zirakira mu gihe cye. Ndetse no muri Washington DC uwo muhanuzi arimo. Yugiyemo mu nzu ndangamurage yaho, baramukwereka ko habaye umuhanuzi ukomeye w'ikimenywa bose wabonetse muri iyi minsi yacu ya nyuma, yitwa William Marion Branham. William Marion Branham nk'amazina se na nyina bamwise, niwe wagaragaweho n'umwuka wa Eliya no gusigwa kwa Eliya ko kugarura imitima y'abana ku mitima y'abasi. Mwavuga muti ushingira kuki uvuga yuko ari we? Umuhanuzi agira ibimuranga. Umuhanuzi agira imbaraga za kimana ziba kuri we, zihamiriza umurimo we. Ni ukuvuga ngo ibitangaza bidasanzwe, kubona abapfuye bazuka, kubona impumyi zihumuka, kubona ibimuga bigenda, kubona ibitangaza bidasanzwe biba, ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko uwo muntu ari confirmation surnaturelle, guhamirizwa kubidasanzwe kumuriho. Ariko icyo si ikimenyetso cyonyine. Ikindi cya kabiri, agomba kuza nk'uko Bibiliya yabivuze, agomba kuza bihuje n'ijambo ry'Imana. Niwe wenyine wagaruye ukwizera kw'intumwa, niwe wagaruye ukwizera kw'intumwa. Hano hanze aya madini mureba niyobokamana tumazemo iminsi turona hirya hino, ntabwo bafite kwizera kw'intumwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Branham rero, Eliya niwe wenyine wagaruye uko kwizera kw'intumwa. Muravuga tuko kwizera kw'intumwa nukuye, tuzakubona muri video izakurikiraho. Ariko niwe wenyine washoboye kugarurira abantu kwizera kw'intumwa. Tubonye ko atangiye kugarurira kwa kwizera kw'intumwa, tubonye kandi ibitangaza bidasanzwe bimubaho, akora ibintu abantu badashobora gukora, afite imbaraga zidasanzwe kuri we, amayerekwa yagiye asohora iteka ryose yamubayeho, ugugaragara ko bidasanzwe kwamubayeho, imbaraga n'ibitangaza byagaragaye byamubayeho. Ibyo byatweretse yuko muri iyi minsi yacu ya nyuma umuhanuzi kandi dusezeranirwe kuzabona kandi akagaragarira iburengerazuba bw'isi. Kandi tukaba tubonye William Marion Branham ukomoka muri Amerika, muri leta ya Kentucky. Twaravuze tuti koko nk'uko Imana yabivuze, tubonye umuhanuzi Bibiliya yari yaratubwiye.
ufite umwuka wa Eliya, kuko aragarura imitima yacu abana kwizera kwa ba data. Branham ntago yigeze abwiriza ubutumwa butangwa nk'uko Paul yabwirije nka Paulo, abwiriza nka Petero, abwiriza nka Yohana, abatiza nkabo. Inyigisho ze zose ni inyigisho z'intumwa zubakiye kuri Bibiliya. Mu biganiro tuzanyuriramo tuzabibona uburyo k'ibyo yagiye avuga byose ari ijambo ry'Imana ryubakiye kuri Bibiliya. Iyi video kugira ngo ibe no turagarukira aha, tuzongera kandi mwongere mubibone, ariko ndagira ngo mbibutse yuko yavuze ko tugomba kubona umwana w'umuntu muri iyi minsi yacu ya nyuma uzagaragarira iburengerazuba, tutakwiye kujya kumushakira mu butayu cyangwa mu rutara. Kandi twabonye yuko uwo Eliya wa kane ari we Branham, umwuka w'Imana wakoreye muri we wa Eliya. Tuzagenda tubibona, numwakira nubimenya bizaguhesha ubugingo buhoraho, bizatuma umenya aho uva, aho ujya, n'aho uri, n'aho iyi si yerekeza, aho n'iherezo ryayo. Ibintu byose azabigusobanurira, kuko umuhanuzi w'Imana aba afite ubwiru bwose bw'Imana bw'icyo gihe. Murakoze bene data, Imana ibahe umugisha muri mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana. Tuzakomeza kwiga, mwibuke biravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Uku rero ni ukuri kubatura, ni ikiganiro cy'ukuri kubatura. Ntiwashobora kubatuka utabonye umuhanuzi, utabonye ijambo ry'Imana. Abantu bashobora kugira ubushobozi mu bindi, ariko ukubatuka kuzuye k'ubugingo k'umubiri tuguhabwa n'ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana rituruka ku muhanuzi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwene So Mufunyemira.